turabasuje kandi twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu hano ku Nkoranire TV. Uyu munsi turagarutse ngo dukomeze kurebera hamwe byinshi dukeneye kumenya mu nzira njyabukire. Uyu munsi turakomereza iki kiganiro ku mutwe wa 11 w'igitabo Think and Grow Rich nk'uko cyanditswe n'umwanditsi w'igihangange Napoleon Hill. Uyu mutwe umwanditsi yawise ngo ubwiru bwo guhererekanya mu mibonano mpuzabitsina. Iyi ni intambwe ya 10 mu nzira njyabukire. Nk'ibisanzwe twebwe turi Inkorane. Igisobanuro cy'ijambo guhererekanya ubwacyo mu mvugo yoroheje gisobanura guhindura cyangwa se kohereza ikintu cyangwa se imbaraga kiva hamwe kijya ahandi cyangwa se kiva ku kintu kimwe kijya ku kindi. Amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina rero arimo imiterere y'ubwonko, nyamara bitewe no kudasobanukirwa neza iyi ngingo, aya marangamutima kenshi akunda kwitiranwa n'ikintu gifatika. Nanone bitewe n'uko abantu bakomeza kwigwizaho ibidafite akamaro ku bigendanye no kwigwizaho ubumenyi ku ngingo y'imibonano mpuzabitsina, byatumye ibintu bifatika bisa n'ibiganza ubwonko. Muri make rero aya marangamutima y'imibonano mpuzabitsina ahora afite amahirwe yo kurema ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere ni uburambe bw'inyoko muntu, icya kabiri ni ugusigasira ubuzima kuko ari wo muti uhebuje indi, icya gatatu ni uguhindura umuntu usanzwemo agahinduka umuhanga w'indashyikirwa biciye muri ya nzira yo guhererekanya. Uguhererekanya kw'imbaraga mu mibonano mpuzabitsina ni ikintu cyoroshye kugisobanura. Muri make gisobanura kuvana imyumvire ku bitekerezo by'ibifatika bikerekezwa ku yindi miterere idafatika. Burya rero ubushake bw'imibonano mpuzabitsina nibwo bushake karundura mu bundi bushake bwose. Abagabo iyo batwaye n'ubu bushake bubaremamo indebakure, akanyabugabo, umuhate, ubushake bwo guhozaho, ukudacika intege n'ubuhanzi batigeze bagira mu bindi bihe byose byabanje. Tekereza nawe ubuhangange bw'iyi mbaraga y'imibonano mpuzabitsina ituma abagabo biyemeza gushyira mu kaga ubuzima bwabo n'amazina yabo. Ariko rero iyo iyi mbaraga iyobowe neza mu mirongo yagenwe, iyi mbaraga ibungabunga ubushake bw'indebakure n'umuhate n'ibindi. Ishobora gukoreshwa nk'intwaro karundura y'ubuhanzi mu buvanganzo, ubugeni cyangwa mu wundi mwuga cyangwa umuhamagaro wose, udakuyemo n'ubugenge bwo kwigwizaho ubukire. Guhanahana imbaraga mu mibonano mpuzabitsina bisaba imbaraga y'ubushake mu rwego rwo kumenya neza, ariko nanone umusaruro uba mwinshi cyane nk'igishoro kiba cyashowemo. Ubushake bw'imibonano mpuzabitsina buravukanwa kandi n'ikimeza, ntibushobora gusimbuzwa cyangwa ngo bwirukanwe. Gusa bugomba gushyigikirwa biciye mu kubugaragaza, ari nabyo kandi bikungahaza umubiri, ubwonko n'umwuka bya muntu. Iyo uko gushyigikirwa kutabonetse mu gihe cyo guhanahana, bwishakira inzira biciye mu nzira z'ibigaragara. Uruzi burya rushobora gufungwa, amazi yarwo nayo agahagarikwa by'akanya gato, ariko amaherezo akoresha imbaraga z'umurengera akikomereza urugendo. Uku rero ni nako bimeze ku marangamutima y'imibonano mpuzabitsina. Ashobora kubundikirwa no guhishahishwa by'igihe runaka, ariko mu buryo karemano bwayo yishakira inzira yo kwigaragazamo. Gusa iyo idahinduwemo imbaraga zihanga ibishya, ishobora kugira intege nke igakomeza gutsikamirwa. Arahirwa cyane umuntu wabashije gusobanukirwa uko yaha urufatira amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina. Urwo rufatiro kandi ni rwo rwubakaho akaruhinduramo umuhate uhanga ibishya, kuko kubwo kubikora atyo aba yizamuye akivana mu cyiciro cyo hasi akigeza ku kigero cy'umuhanga w'indashyikirwa. Ubushakashatsi mu by'ubuhanga bahishuye neza ibi bihamya. Icya mbere ni uko abagabo babashije kugera ku bihambaye muri ubu buzima ari abagabo bateje imbere cyane kamere mpuzabitsina yabo. Abo nibo bize kandi bagasobanukirwa ubugenge bwo guhererekanya mu nzira mpuzabitsina. Igihamya cya kabiri ni uko abagabo babashije kwigwizaho imitungo, bakagera ku bihambaye mu buvanganzo, ubugeni, inganda, ubwubatsi n'imyuga, babigeraho kubera uruhare rw'abagore. Ubushakashatsi bwagaragaje ubuvumbuzi budasanzwe bwasubiye inyuma cyane, bwiga amateka ya bene abo bantu mu mateka y'imyaka irenga 2000. Igihe cyose hagaragaye ibimenyetso by'abagabo n'abagore bageze ku bidasanzwe muri ubu buzima, ntibisigana n'ibindi bimenyetso byerekana ko bateje imbere imiterere y'imibonano mpuzabitsina. Amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina ni imbaraga ntayegayezwa idafite ikintu kiyitsinda. Igihe cyose rero bayobowe n'iyi mbaraga, abagabo bahinduka abantu b'imbaraga zidasanzwe n'impano z'ibitangaza.
wowe sobanukirwa iri hame, bizatuma ubona neza ko iyi mbaraga izamura abantu ikabavana mu cyiciro gisanzwe ikabahindura abahanga b'indashyikirwa. Imbaraga y'amarangamutima mpuzabitsina yibitseho ibanga ry'imbaraga ihanga ibishya. Wowe kugira ngo ubyumve, genda wice uturemangingo n'imisemburo ndangabitsina yaba ku mugabo cyangwa ku mabere y'umugore, uzaba umwambuye ubushobozi budasanzwe n'isoko y'ibikorwa. N'ikimenyimenyi uzitegereza inyamaswa bakonnye urebe uko ibaho. Ikimasa kiragenda kigahinduka igishushushungwe nyuma yo gukonwa. Gukona bivana mu mugabo intambara zose zari muri we. Ibyo kandi ni nako bimera no ku bagore. Ngibi ibintu 10 bizamura ubushagarara mu bwonko. Icya mbere ni ubushake bwo kugaragaza ibyiyumvo by'imibonano mpuzabitsina. Icya kabiri ni amarangamutima y'urukundo. Icya gatatu ni ubushake butwika bwo kwamamara, gukomera no kwigwizaho inyungu mu by'imitungo n'amafaranga. Icya kane ni umuziki. Icya gatanu ni ubucuti busanzwe n'ubusabane n'abantu bose, baba bo muhuje igitsina cyangwa bo mutagihuje. Icya gatandatu ni umubano udasanzwe ugerwaho n'itsinda ry'abo mukorana babiri cyangwa benshi, biciye mu bumwe n'intego yo kugera ku gutera imbere mu by'umwuka cyangwa mu bindi. Icya karindwi ni umubabaro uhuriweho nk'uw'abantu bahura nawe mu gihe cy'itotezwa. Icya munani ni ukwibwira cyangwa se kwitongera. Icya cyenda ubwoba. Icya cumi ni ugusinda cyangwa se ibiyobyabwenge. Ubushake bwo kugaragaza ibyiyumvo by'imibonano mpuzabitsina buza hejuru kuri urutonde rw'ibizamura ubushagarara mu bwonko nk'ikintu kizamura ukwivumbagatanya kudasanzwe mu mutwe kuganisha ku bikorwa bifatika by'umubiri wose. 8 muri ibi bintu bikorwa mu buryo karemano kandi birubaka, 2 nibyo bisenya. Uru rutonde rugarutsweho ngo rukwereke ibintu by'ibanze bibasha kuzamura ubushagarara mu bwonko bwawe, bityo ubashe kubyiga neza. Nyuma y'uko kubyiga rero, urabona neza ko amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina ari yaza ku isonga mu marangamutima yose azamura ubushagarara mu bwonko. Iri gereranya kandi ni ngombwa cyane mu gutanga ibihamya by'uko guhererekanya imbaraga zishingiye ku mibonano mpuzabitsina byazamura umuntu bikamugeza ku rwego rw'umuhanga w'ikimene, genius. Ariko nimureke ubundi tubanze turebere hamwe ibigize umuhanga w'ikimene. Hari umuntu wavuze ngo umuhanga w'ikimene ni umuntu w'imisatsi miremire, akarya ibyo kurya byihariye kandi bisekeje, agakunda kwibera wenyine kandi agakundwa n'abanyarwenya. Ibyo hari ababyemera gutyo, ariko rero igisobanuro cyiza cy'umuhanga w'ikimene ni umuntu wabashije kuvumbura uburyo bwo kongera ubwivumbagatanye bw'ubwonko kugeza ku rwego yabasha gusabana no guhanahana amakuru n'isoko y'ubumenyi mu buryo bworoshye kandi bidaciye mu buryo busanzwe bwo kwivumbagatanya kw'ibitekerezo. Ndabizi umuntu wese utekereza azibaza ibibazo byinshi kuri iki gisobanuro cy'umuhanga w'ikimene. Ikibazo cya mbere kizaba ngo ni gute umuntu yasabana kandi agahanahana amakuru n'isoko y'ubumenyi bidaciye mu buryo busanzwe bwo kwivumbagatanya kw'ibitekerezo. Ikibazo cya kabiri kizaba ngo haba hariho amasoko y'ubumenyi agenewe abahanga b'ibimene gusa? None se niba hari, ni ayahe kandi ni gute abahanga b'ibimene babasha kuyageraho bonyine? Tuzabagezaho ibihamya by'ishingiro ry'izo mvugo zidasanzwe nk'izo muri iki gitabo, cyangwa se tuzabaha ibihamya mwashingiraho namwe ubwanyu mwibonera ishingiro ryabyo mu buzima bwanyu busanzwe. Kandi rero ibyo nitubikora, tuzaba dusubije ibyo bibazo byombi. Umuhanga w'ikimene atezwa imbere n'icyumvo cya 6 aricyo nzira ya 6 nyakiramakuru. Ishingiro ry'imibereho y'icyumvo cya 6 ryamaze gushyirwa ahagaragara. Icyumvo cya 6 ariyo nzira ya 6 nyakiramakuru ni indeba kuri ihanga ibishya, nk'uko twakomeje kuyigarukaho. Iki gisate cy'indeba kuri ihanga ibishya ni kimwe mu bintu abantu benshi badakoresha mu buzima bwabo bwose, ndetse niyo bagikoresheje usanga bibaho mu buryo bw'impanuka gusa. Ibyo bituma abantu bake cyane ari bo babasha gukoresha iki gisata ku bushake kandi mu buryo bufite intego. Abo rero bakoresha iki gisata cy'indeba kuri ihanga ibishya nibo bitwa abahanga b'ibimene. Iki gisata cy'indeba kuri ihanga ibishya nicyo kiraro gihuza ubwonko bw'umuntu bufite umupaka n'ubuhanga butagira umupaka. Burya kandi na birya byose abanyamadini bita kubonekerwa cyangwa se guhishurirwa, ni ubuvumbuzi bwose bw'ibanze cyangwa se uburyo bushya n'amahame mashya mu rwego rw'ubuvumbuzi. Byose bibera muri iki gisata cy'indeba kuri ihanga ibishya. Igihe cyose igitekerezo cyangwa inyurabwenge irabukije mu bwonko bw'umuntu,
kiba giturutse muri imwe muri aya masoko akurikira. iya mbere ni ubuhanga butagira iherezo cyangwa umupaka. iya kabiri ni mu mutima w'umuntu, ahabikwa buri kintu cyose kiba cyaraciye mu bwonko bw'umuntu biciye mu byiyumvo 5 bisanzwe arizo nzira 5 nyakiramakuru. isoko ya gatatu ni mu bwonko bw'undi muntu uba warabashije kukirekura mu buryo bw'igitekerezo cyangwa se ishusho y'inyurabwenge. hanyuma rero isoko ya kane ni umutima w'undi muntu ubitse byose byaciye mu bwonko bwe. kugeza ubu nta yindi soko izwi bene icyo gitekerezo cyangwa se kubonekerwa kwacamo. Indeba kuri hanga ibishyikora neza iyo ubwonko butera cyangwa se bwivumbagatanya ku muvuduko uri hejuru cyane, bitewe n'ikibuteye uko kwivumbagatanya. Ni ukuvuga igihe ubwonko buri gukora ku rwego rwo hejuru cyane y'urwego rusanzwe n'ibitekerezo bisanzwe. Iyo uko kwivumbagatanya gusembuwe biciye muri imwe cyangwa nyinshi mu nzira 10 zisembura ubwonko twabonye haruguru, ibifite ubushobozi bwo kuzamura uwo muntu hejuru cyane y'urwego rusanzwe rw'imitekerereze, ikamushoboza kubona intera, ingano n'imiterere y'ibitekerezo bidashobora kuboneka mu buryo bw'imitekerereze isanzwe nk'igihe umuntu ari gukemura ibibazo bisanzwe cyangwa se ibya business n'akazi ka buri munsi. Iyo bashije kuzamurwa kuri urwo rwego rw'imitekerereze biciye muri kimwe mu misemburo 10 twabonye haruguru, uwo muntu agira ku rwego rw'umuntu wazamutse hejuru cyane mu ndege, akagera kure cyane ahabona ibyo atabonaga akiri hasi bitewe n'uko ibicu byamukingirizaga akiri hasi. Nanone kandi iyo umuntu ageze kuri urwo rwego ntabwo aba akiyoborwa cyangwa se ngo akumirwe n'imisemburo uyobora umuntu ushishikajwe no gushaka iby'ibanze by'ubuzima nk'ibyo kurya, imyambaro cyangwa aho kurambika umusaya. Uyu muntu aba yazamuwe cyane mu bitekerezo nk'uko umuntu uri mu ndege bashyizwe kure cyane bimubuza kureba kure nk'imisozi n'ibibaya kuko byose biba byashyizweho iherezo, kandi yazamuwe hejuru ya byose. bitewe n'uko rero urwego ruzamuwe rw'imitekerereze rutuma urwego rw'ubuhanzi ruhabwa ubwigenge n'ubwisanzure, bihita biharura inzira y'icyumvo cya 6 cy'indebakure ihanga ibishya, ikaba ishobora gukora neza, igatangira kwakira ibitekerezo bidashoboka na rimwe kwakirwa n'umuntu usanzwe. iki gisata cya 6 rero nicyo gishyira itandukaniro hagati y'abahanga n'ibimene n'abantu basanzwe. aha igisata cy'ubuhanzi gitangira kwemererwa kwakira ukwivumbagatanya kw'ibitekerezo guturuka hejuru cyane y'umutima w'ibiciye mu buryo busanzwe. ibyo bituma iki gisata gikomeza gukoreshwa cyane, uwo muntu agakomeza kucyishingikirizaho cyane agisaba ibitekerezo n'inyurabwenge. muri rusange ibanga rimwe rukumbirizwa n'abake ni uko iki gisata gitezwa imbere no kugikoresha cyane. Abahanzi b'ibihangange, abanditsi, abanyamuziki n'abasizi bahinduka ibihangange kubwo kwishingikiriza ku kwakira amajwi mato mato avugira muri bo biciye muri iyi ndebakure ihanga ibishya. Ibi ni ibintu bizwi kandi byamaze kwemerwa ko abantu bafite indebakure zidasanzwe bakunda kwakira ibitekerezo bibazaho nk'imirabyo mu bwonko. Hari umusizi udashobora kugira icyo ageraho kiretse gusa abanje gufunga amaso ye maze agasigara yishingikirije gusa kuri iki gisata cy'indebakure ihanga ibishya. Ubwo bari bamubajije impamvu bimusaba kubanza gufunga amaso ye, yarasubije ati, mbikora kubera ko bituma mvuga gusa ibitekerezo binzaho biturutse muri njye imbere. Hari n'umunyamerika w'igihangange wanabashije kwibikaho ubutunzi bwinshi, wahisemo gukoresha ubu buryo bwo kubanza gufunga amaso iminota 2 cyangwa 3 igihe cyose agiye gufata umwanzuro. Nawe ubwo yarabajijwe impamvu abikora atyo, yarasubije ati, ya maso yanjye afunze binshoboza kwihuza n'isoko y'ubuhanga butagira umupaka. nyakwigendera Dr. Goethe wo muri Maryland yahanze ibishya 200. bimwe muri byo ni iby'ibanze biciye mu buryo bwo guhindura no gukoresha iki gisata cy'indebakure ihanga ibishya. uburyo yakoreshaga ni uburyo bw'ingenzi kandi butangaje ku muntu wese waba wifuza kugera ku rwego rw'umuhanga w'ikimene, icyiciro Dr. Goethe nawe ubwe yabarizwagamo nta gushidikanya. uyu Dr. Goethe ni umwe mu bavumbuzi b'ibitangaza babayeho, ariko kandi akaba n'umwe mu bataramenyekanye cyane kuko ibikorwa bye bitasohowe ku karubanda. mu nzu ye yakoreragamo izwi nka laboratwari, yari ifitemo icyumba yari yariyise ngo ni icyumba cyo kwibwiriramo. cyari icyumba kitemerera amajwi gusohoka kandi n'urumuri rwose rugakumirwa kukinjiramo.
muri cyo harimo ameza yabaga ariho gusa urupapuro rwo kwandikaho, mu gihe ku gikuta hariho aho gucanira no kuzimya amatara. Iyo Dr. Gates yabaga ashaka gushushanya imbaraga zabaga zamujeho biciye mu ndebakure ihanga ibishya, yinjiraga muri icyo cyumba akicara kuri ya meza maze akazimya amatara yose, maze ibitekerezo bye byose akabyerekeza ku bimenyetso byose bizwi bigendanye n'ubuvumbuzi yabaga ari gukoraho muri icyo gihe. Ibyo kandi akabikora yicaye mu buryo bumwe budahinduka kugeza ubwo ibitekerezo bitangiye kumyasamyasa mu bwonko bwe bimeze nk'imirabyo, bikamuhuza n'ibimenyetso bitazwi kuri ubwo buvumbuzi. ngo hari umunsi ibitekerezo byisukiranije vuba vuba ku buryo byabaye ngombwa ko byandika mu gihe cy'amasaha 3. Kera kabaye rero ubwo ibitekerezo byari birekeye aho gutemba, yasuzumye ibyo yanditse asanga yanditse ibisobanuro by'amahame y'ubuvumbuzi atandukanye cyane n'ubuvumbuzi bwari buriho muri icyo gihe. Ikisimbuyeho ni uko igisubizo ku kibazo cye yakigaragaje mu bwenge buhambaye cyane mu byo yanditse. Muri ubwo buryo rero Dr. Gates yari arangije ubuvumbuzi 200 yatangiye ariko atari yarigeze arangiza mbere, mu buryo nawe ubwo atari yiteguye. Ibihamya by'ukuri kuri iyi mvugo biragaragara mu nzu y'ubuvumbuzi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rusange Dr. Gates yari atunzwe n'ubushobozi bwo kwicarira ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo n'iby'ibigo bikomeye akabinoza. Hari ibigo byinshi bikomeye muri Amerika byamuhembaga ku isaha maze nawe akicarira ibitekerezo byabo akabinoza. Igisata cy'imitekerereze y'ubusesenguzi gikunda kwibeshya kubera ko muri cyo umuntu ashingira ku bunararibonye afite n'ibyazi, nyamara kandi birazwi ko ubumenyi bwose umuntu aba yaribitseho butaba ari ukuri. Nyamara ku rundi ruhande ibitekerezo umuntu yakira biciye muri iyi nzira y'indebakure ihanga ibishya bwo buba bwizewe kurusha ubundi, kuko buturuka ku isoko yizewe cyane kurusha amasoko yose aturuka mu bumenyi bwo gusesengura. Ikinyuranyo gikomeye rero hagati y'abahanga b'ibimene n'abandi bavumbuzi ni uko ubuvumbuzi bw'abahanga b'ibimene buturuka mu gisata cy'indebakure ihanga ibishya, mu gihe usanga undi muvumbuzi we ntacyo azi kuri icyo gisata. Aba bahanga b'ibimene nka Thomas Edison na Dr. Gates bo bakoresha indebakure ihuza amakuru n'indebakure ihanga ibishya. Nk'urugero, bene uyu muhanga atangira ubuvumbuzi bwo gukusanya ibimenyetso byose bizwi byerekeranye n'ubuvumbuzi bwe ari gukoraho. Ibi kandi bikaba ari byo bizwi nko gukoresha indebakure ihuza amakuru cyangwa se musesenguzi. Hanyuma iyo abonye ibyo bihamya byose bidahagije ngo abe yabasha kugera ku buvumbuzi ashaka kugeraho, uyu muhanga ahita yihuza n'amasoko y'ubumenyi atagira umupaka. Ashobora kwihuza nayo gusa biciye mu gisata cy'indebakure ihanga ibishya. Muri rusange uburyo babikoramo birahindagurika bitewe n'uwo ari we, ariko muri rusange ibi bikurikirana igiteranyo cy'uburyo bushoboka. Bwa mbere asimbura intekerezo ze zikivumbagatanya mu muvuduko n'ubukaka bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi abikora yifashishije bumwe cyangwa bwinshi mu buryo 10 twabonye buzamura imisemburo. Ashobora no kwifashisha ubundi bumushobokera bitewe n'uwo ari we. Ubwa kabiri rero uyu muhanga yerekeza ibitekerezo bye byose ku bimenyetso byose bizwa kusanyiriza hamwe, ari byo twakwita igice cy'ibyarangiye, bikamwinjiza mu kurema ishusho ya nyayo y'ibimenyetso bitazwi kuri ubwo buvumbuzi bwe, ari byo byitwa igice cy'ibitararangiye. Akomeza gukirana n'iyi shusho no kuyihindura cyane kugeza ubwo ibitswe mu mutima w'imbere subconscious mind, hanyuma akaruhuka ndetse agatuza mu gihe intekerezo ze ziri gusiba ibyo bimenyetso byose, hanyuma agategereza igisubizo cyiza mu mutwe we mu buryo bw'umurabyo. Akenshi na kenshi igisubizo cyiza ako kanya kandi gisobanutse, ariko hari n'ubwo igisubizo cyiza gipfuye bitewe n'urwego rw'iterambere ry'icyiyumvo cya 6. Thomas Edison yagerageje inshuro 10,000 atsindwa kuko yakoreshaga uburyo bwo guhuza ibitekerezo biciye mu gisata cyo guhuza amakuru y'indebakure ye mbere y'uko ahindura agatangira gukoresha igisata cy'indebakure ihanga ibishya. Yaje kumukorera neza akavumbura itara. Ibi kandi nibyo byamubayeho ubwo yarimo avumbura imashini ivuga. Avuga ko hari ibimenyetso byinshi cyane bihamya ko igisata cy'indebakure ihanga ibishya kiriho kandi gikora neza. Ibi bimenyetso kandi bigaragarira mu bagabo babaye abayobozi badasanzwe mu mihamagaro yabo kandi batarigeze biga amashuri ahambaye. Lincoln ni urugero rwiza rw'umugabo wageze kuri byinshi mu by'imiyoborere, abikesha ku kuvumbura no gukoresha igisata cy'indebakure ihanga ibishya.
igitangaje ni uko yatangiye kuvumbura no gukoresha iki gisata nyuma yo gusemburwa n'urukundo yahuye narwo nyuma yo guhura na Anne Rutledge, ikintu nacyo gishimangira ukuri kw'interuro twahereyeho y'ibigize umuhanga Inyandiko z'amateka zose zuzuyemo abagabo bageze kuri byinshi babikesha imbaraga z'abagore babashije guteza imbere igisata cy'indebakure ihanga ibishya biciye mu gusemburwa k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Napoleon Bonaparte ni umwe muri abo. Ubwo yari asembuwe n'umugore we wa mbere Josephine, yari umuntu udatsindwa, nyamara ubwo igisata cye cy'ubusesenguzi kimushukiye kikamwangisha Josephine, yatangiye gutsindwa ndetse birangira atsinzwe bya nyabyo kuri Sainte Helene. Iyaba igihe cyadukundiraga twakabyinjiyemo neza tukerekana abagabo benshi cyane b'Abanyamerika bageze kuri byinshi ndetse bagakozwa mu bicu bitewe no gusemburwa n'abagore babo, nyamara bakazahananuka ubw'amafaranga no gukomera bibagiriye ku mitwe, maze bagashyira abagore babo ba mbere ku ruhande. Ntabwo rwose Napoleon ari we mugabo wenyine wabonye ko imbaraga y'imibonano mpuzabitsina iturutse ku isoko y'ukuri ifite ububasha kurusha ikindi kintu cyose cyayisimbura bitewe no gushukwa no gusesengura. Buri gihe ubwonko bw'umuntu bukora bukurikije umusemburo, nyamara mu misemburo yose twabonye wa karundura ni umusemburo w'imibonano mpuzabitsina. Iyo wakiriwe kandi ugatangwa neza, iyi mbaraga ishobora gutwara abagabo ku rwego rwo hejuru cyane mu ntekerezo, ikabafasha gutsinda ibizazane byose baba bashobora guhura nabyo mu nzira yo ku rwego rwo hasi. Gusa ikibabaje ni uko abahanga b'ibimene bonyine aribo babashije kuvumburira ibanga. Abasigaye bose bemeye uburyohe bw'imibonano mpuzabitsina ntibabasha kuvumbura bumwe mu bushobozi karundura bwayo. Nkoresheje imvugo, benshi cyane mbagereranya n'abantu bake cyane bageze ku rwego rw'abahanga b'ibimene. Mu rwego rwo kwiyibutsa tunabihuza n'ibihamya byinshi cyane bigaragara mu mateka n'inkuru z'abagabo batandukanye, tugiye kubagezaho urutonde rw'abagabo b'indashyikirwa kandi bageze kuri byinshi, nyamara buri wese muri bo akaba yararanzwe n'imiterere yo hejuru ku by'imibonano mpuzabitsina. George Washington, Napoleon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Herbert Husband, Herbert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Peterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Ubumenyi bwawe nabwo ubwabwo bwaguha ubushobozi bwo kugira buzi wakongera kuri uru rutonde. Niba byashoboka wabikora nk'umukoro ukanshakira umuntu wabuzi mu mateka yose wabashije kugera ku ntsinzi ifatika mu muhamagaro uwo ari wo wose ari wenyine atayobowe n'imiterere mu by'imibonano mpuzabitsina iteye imbere. Niba kandi utanashaka kwibanda ku mateka yanditse mu bitabo, nawe gerageza ushake umugabo ahandi hose hashoboka, urebe ko wabona umugabo wageze ku ntsinzi atayigejejweho n'imbaraga y'imibonano mpuzabitsina. Imbaraga y'imibonano mpuzabitsina ni imbaraga ihanga ibishyobora abahanga b'ibimene bose. Nta muyobozi, umwanditsi, umwubatsi, umuhanzi wabayeho cyangwa se uzabaho ngo agere ku ntsinzi ikomeye yatewewe n'iyi mbaraga y'imibonano mpuzabitsina. Nyamara kandi ibi nabyo ntawe bikwiriye gutera urujijo ngo abyitiranye ko abantu bose bayoborwa n'imbaraga y'imibonano mpuzabitsina bagera ku buhanga bw'ibimene. Umuntu agera ku buhanga bw'ibimene gusa asembuye ubwonko bw'ikabasha kwihuza n'imbaraga ziriho biciye mu gisata cy'ubuhanzi cy'indebakure. Karundura muri iyi misemburo yose twagarutseho ni umusemburo ushingiye ku mbaraga z'imibonano mpuzabitsina. Nyamara kandi kugera kuri uyu musemburo ubwabyo ntibihagije ngo bigire umuntu umuhanga w'ikimene. Izi mbaraga zigomba guhanahanwa biciye mu gikorwa gifatika cy'imibonano mpuzabitsina, bikanyura mu bundi buryo bw'ibikorwa n'ubushake mbere y'uko izamura uwo muntu ku rwego rw'umuhanga w'ikimene. Ibyo rero biri kure cyane yo guhinduka umuhanga w'ikimene, kuko ubushake bwinshi bw'imibonano mpuzabitsina abagabo benshi bibamanura ku rwego rwo hasi bitewe no kudasobanukirwa neza no kudakoresha neza iyi mbaraga, bakaba banagera ku rwego rw'inyamaswa zisanzwe. Ngiyi impamvu bigoye ko abagabo bagera ku ntsinzi batarageza imyaka 40 y'amavuko.
bakunze b'ikiganiro inzira njyawukire, ni mutwemere ko uyu munsi tugihinira igice cya kabiri cy'uyu mutwe tuzakibagezaho mu minsi ya vuba, kandi tuzasubukurira aho dusubikiye uyu munsi. Tuzaza turebere hamwe impamvu bigoye ko hari umugabo wagera ku butsinzi bw'agatangaza ataruzuza imyaka 40 y'amavuko. Nk'ibisanzwe twebwe turi Mporane.